turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, igiye kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 17 tariki 4 Kanama 2023 ubwo duhimbaza Mutagatifu Yohani Maria Vianney, padiri mukuru wa Arse. Ngaya masomo cyacu duteguriye adufasha kwegera Imana. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'abalezi umutwe wa 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, uwa 11, uwa 15 kugeza ku 16, uwa 27, uwa 34 kugeza ku 37. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Musa ati, iminsi mikuru y'Uhoraho ni ikurikira. Kuri iyo minsi yateganyijwe kandi niho muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Mukabwibwi ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere ni Pasika y'Uhoraho. Ku munsi wa 15 w'uko kwezi hatangira iminsi mikuru y'imigati idasembuye yagenewe Uhoraho. Muzamara iminsi 7 murya imigati idasembuye. Ku munsi wa mbere muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Buri munsi muri iyo 7 muzatura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongejwe burundu. Ku munsi wa 7 niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli. Nimumara kugera mu gihugu nabahaye maze mukeza imyaka, muzazanira umuherezabitambo umuba w'amahundo ya mbere y'umusaruro wanyu. Ku munsi ukurikira Sabato, umuherezabitambo azaturira uwo muba imbere y'Uhoraho kugira ngo muwushimirwe. Kuva ku munsi ukurikira Isabato, mbese kuva ku munsi muzaba mwatuye Uhoraho umuba w'amahundo ya mbere, muzatangire kubara ibyumweru 7 byuzuye. Nimugeza ku Isabato ya 7 mubara uzaba ari uwa 50. Umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'imbabazi. Muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, mwirinde kurya kandi muturu Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu. Umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'amahema. Ni igihe cy'ibirori byo guhesha ikuzo Uhoraho kigomba kumara iminsi 7. Ku munsi wa mbere ntimuzagire umurimo unaniza mukora, ahubwo muzahamagaze ikoraniro ritagatifu. Icyo cyumweru cyose muzakimara mutura Uhoraho buri munsi igitambo cy'ibiribwa bikongokeye burundu. Icyo cyumweru cyose muzakimara mutura Uhoraho buri munsi igitambo cy'ibiribwa bikongekejwe burundu. Ku munsi wa 8 muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze nanone mutura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa gikongokeye Uhoraho burundu. Kuri uwo munsi niho muzasoza ibirori, ntimuzagire rero umurimo unaniza mukora. Iyo niyo minsi mikuru y'Uhoraho. Kuri iyo minsi niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze mugatura Uhoraho ibi bikurikira: igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu, igitambo gitwikwa cyangwa ibitambo biseswa mukurikije imihango ya buri munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 81 nimuvugirize Uhoraho impundu w'imbaraga zacu. Ngaho nimuririmbe muvuze ishako, mucurange inanga ijyanye n'iningiri, nimuvuze impanda ku mboneko y'ukwezi no ku nzora yako, umunsi wacu w'ibirori. Iryo ni itegeko muri Isiraheli ryishyiriweho n'Imana ya Yakobo, itegeko yashinze inzu ya Yosefu igihe yibasiye igihugu cya Misiri. Iwawe ntihakabe imana yindi, ntugapfukamire imana y'imvamahanga, nduhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Nimuvugirize Uhoraho impundu w'imbaraga zacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Magambo mwifaje ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 54 kugeza ku 58. Muri icyo gihe Yesu ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati, ubu buhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si umwana wa mubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yesu niko kubabwira ati, koko ndahandi umuhanuzi asuzugurwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko ntiyakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nuko aho ntiyakorera ibitangaza byinshi abitewe no gutemera kwabo. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi uze kugubwa neza. Ugubwa neza muri ibi birori bya Nyagasani. Umunsi umwe mwarimu yabajije umunyeshuri ati,
mbwira umubare w'iminsi wagize ibyishimo mu buzima bwawe. Nuko umwana aramusubiza ati umva, nagize ibyishimo rimwe gusa mu buzima bwanjye, niho nishimye. Mwarimu agira amatsiko kumubaza ari ryari. Nuko umwana aramusubiza ati umva mwarimu, nagize ibyishimo mu buzima bwanjye igihe mushiki wanjye yashyingirwaga. Mwarimu yongera kumubaza uko byagenze kugira ngo agire ibyishimo kuri uwo munsi. Nuko wa mwana ngongera amusubiza ati igihe mushiki wanjye yashyingirwaga narariye ndongera ndarya ndahaga ndananywa mererwa neza. Umunsi mushiki wanjye yagezeho ubukwe niho nishimye, niho nariye neza, nariye inyama uko mbyifuza ntawe mpagaze hejuru, mwafanda uko mbyifuza ntawe mpagaze hejuru, ndahaga ndishima ndanezerwa. Niwo munsi nagizeho ibyishimo, umunsi w'ubukwe bwa mushiki wanjye. Mushiki wanjye niyubahwe, mushiki wanjye niyubahwe. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akozwe. Nawe ufite umunsi wagiriweho ibyishimo, umunsi ugeraho ibyishimo. Umwana ugira ibyishimo ku munsi w'ubukwe wa mushiki we aratwerekeza ku ntego remezo y'amasomo y'uyu munsi. Amasomo y'umunsi koko arimo ibirori, bitwibutsa ko Imana idukorera ibirori. Natwe Imana idukorera ibirori atari kugira ngo yishime, ahubwo twebwe kugira ngo twishime. Imana idukorera umunsi mukuru kugira ngo duhage, tumererwe neza, tunezerwe, twishime, tugire iminsi myiza, tugire umunsi w'ibyishimo. Natwe umunsi wo kwakiraho Imana, umunsi wo kugaburirwa n'Imana. Ngo kuko natwe hamwe n'amasomo tugiye gutondagura bya bihekane bibiri biryoha cyane kandi byoroha mu gutondagura. Igihekane cya ndya nanywa, n'Imana ntitanga kubitondagura kugira ngo tugirire neza, tugubwe neza. Kuko icyo Imana ishaka ni uko abantu bahirwa. Niyo mpamvu n'Imana nayo ntitanga no gutegura iminsi mikuru kugira ngo abantu bahirwe, abantu banezerwe, abantu bishime. Kuko natwe turi abana bayo nyine. Ubukwe bw'Imana rero natwe turi abana, turishima. Ubukwe bw'Imana nibwubahwe, ibirori by'Imana nibyubahwe. Akawa umugani wa mwana, mushiki wanjye niyubahwe. Natwe tubaha Imana, Imana niyubahwe idukorera umunsi mukuru, ikadukorera ibirori. Ubwo tugiye kuzirikana ku ntego remezo igira iti ibirori, umunsi w'ibyishimo. Imana nayo koko idukorera ibirori kugira ngo twishime. Mukristo muvandimwe, aho nawe ujya wishima. Buri wese rero rebe igihe agiye mu birori. Ese ibirori bikubera umwanya wo kwishima, cyangwa ibirori byacu bitubera umwanya wo kuburabuza bagenzi bacu, wo kubwira bagenzi bacu nabi, wo gutongana bagenzi bacu, wo kugaburira bagenzi bacu nabi, bagenzi bacu bagataha batishimye? Ibirori byacu, iminsi mikuru yacu, ubukwe bwacu ni umunsi wo kugira ngo abantu koko bidagadure, bishime. Hari bamwe iminsi mikuru ibera umwaka, bamwe ikabera umunsi wo gusinda, wo koka ku ngeso mbi, uburaya, ubusinzi, ubusambanyi. Ugasanga mu birori ariho abantu benshi bakura inda z'indaro, ugasanga mu birori abantu benshi koko basambanira, ugasanga mu birori abantu benshi koko batonganira, n'ibindi byinshi cyane bidahesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Kandi umunsi mukuru bagombye kuduhuza n'Imana, ukaduhuza n'abavandimwe. Umunsi mukuru w'Imana ukubahwa, ibirori by'Imana nibyubahwe. Ibirori by'Imana koko bidufasha kugira ibyishimo. Nuko natwe uze kureba amasomo agufashe, ibirori byawe nawe bikubera umwanya wo kugarura ibyishimo mu muryango, gahuza imiryango, umwanya koko wo kwishima, umwanya koko wo gutunganira Imana, umwanya w'imbabazi. Ibirori byacu biratubere koko umwanya w'ibyishimo. Defete mu Bayisiraheli nabo ntibatangagwa n'ibyishimo. Tumaze iminsi tuzirikana ku gitabo kiri mu Kamisiri, aho tuzirikana uburyo Imana acunga umuryango wayo, ikawuvana mu gihugu cya Misiri, ikawunyuza mu butayu, iri kubaganisha mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanahani, cya gihugu gitemba amata n'ubuki, aho bazajya nyine bakora n'iminsi mikuru. Uyu munsi twatangiye igitabo cy'Abalevi. Icyo gitabo koko kirimo imihango y'iyobokamana, uburyo Abayisiraheli koko bazajya bahimbaza Uhoraho. Imana ikabakorera iminsi mikuru kugira ngo bishime na bagenzi babo, ariko bongere yibutse amateka. Ngicyo igisobanuro cy'iminsi mikuru iri muri iki gitabo cy'Abalevi, ibibutsa amateka gucungurwa kwabo. Bagakora rero ingendo nyobokamana, de pèlerinage, bibuka ko Imana barokoye mu gihugu cya Misiri, ikabarokora ubucakara bwa Farawo, maze ko ikabaha kwigenga. Nuko rero Imana ikabasaba gukora iminsi mikuru. Ntabwo Imana igamije mbere na mbere kuza kurya kwishima y'ubwayo, ahubwo kugira ngo abantu bishime, abantu bagire ihirwe. Abayisiraheli umuryango wayo koko wishime. Ibirori by'Imana nibyubahwe. Abayisiraheli rero ngo twabyumvise barafite iminsi mikuru myinshi cyane, ani tumvise Imana yagiye bategeka gukora. Ariko iyo minsi mikuru yari yumbiye mu minsi itatu y'ingenzi. Umunsi mukuru bitaga Shavuot, ariwo Pentecost. Umunsi mukuru wa kabiri Pasika, n'umunsi mukuru wa gatatu Sukkot, umunsi w'amahema. Buri mwaka rero Abayisiraheli
ngo bazamukaga bagiye Yerusalemu kujya guhimbariza Imana mu ngoro, bagahimbaza nyine iyo minsi mikuru. Nuko rero bagashyira Imana umusaruro mu byo babaga bejeje, bagiye gushimira Imana. Imana yagize ite? Imana yabacunguye. Mu magambo make, iyi minsi mikuru igamije kwibutsa Abisiraheli umunsi wo gucungurwa kwabo, umukiro ko Imana yabarokoye ikabakura mu ubucakara bwa Misiri, none bari kwigenga, bari kumwe n'Imana. Imana ntitanga koko no kuguma n'umuryango wayo. Niyo mpamvu koko iyo Imana ikoze umunsi mukuru ikakora umuryango wayo, ni ukugira ngo yongere bateremo ibyishimo, yongere bibutse ko Imana koko ariyo bagomba kuramya, ariyo bagomba gusingiza, banibukiranya uko Imana yabagenjereje, ibyiza Imana yabakoreye. Ngo umusaruro ngo kwegera Imana, ngo guhimbaza Imana, iminsi mikuru y'imbabazi, iminsi mikuru kwizeza Nyagasani. Iyi minsi mikuru none igatwerekeza cyane cyane umunsi mukuru wa Pasika, igatwerekeza ku munsi w'icyumweru, aho duhimbaza izuka rya Kristo. Mu gihe Abisirayeli bibukaga uburyo Imana yabarokoye ibambukije inyanja y'umutuku, bakava mu gihugu cy'ubucakara bajya mu gihugu cy'isezerano, igihugu cyo kwigenga. Natwe Pasika yacu nk'abakristo itwibutsa Yezu Kristo watsinze urupfu, watambutse mu rupfu akazuka, nuko akaducungura twebwe abanyabyaha. Iyi Pasika kandi iminsi mikuru igatwibutsa kuva mu cyaha tujya mu butungane. Nawe mukristo muvandimwe, ni iyaba iminsi yawe mikuru yose yakuvanaga ku cyaha igakujyana ku butungane, yakuvanaga ku cyaha, ku bugome, ku bubisha, ku ntonganya, igakujyana ku butungane, umunsi w'imbabazi. Bityo koko fete zacu natwe zikaba iminsi y'imbabazi, iminsi yo kwishima, iminsi yo kubohora abandi, iminsi yo kubabarira abandi, n'iminsi yo kugira neza. Ariko uzasanga kenshi iminsi mikuru yacu ni iminsi yo kuvuga nabi, ni iminsi yo guheza babakene, ni iminsi yo gusuzugura babakene. Bityo tukakira abakire, akabya bindi ngo maboko atareshya ngo ntaramukanya, ugasanga turi kwiyakirira abakire gusa bazatwishyura, tukirengagiza Yezu Kristo. Kwirengagiza Yezu Kristo mu minsi mikuru. Uyu munsi nabwo turumva Yezu Kristo bari kumwirengagiza, bari kumupinga, bene wabo, abavukanye, Abayahudi bene wabo. Twumvise Yezu Kristo nawe yaragiye mu munsi mukuru guhimbaza isabato muri sinagoge, aho bumvaga ijambo ry'Imana. Nuko Yezu Kristo koko agatangira akabigisha, ariko ikibatanze imbere ni agasuzuguro, ni ukumupinga, ni ukumusuzugura, nguko kwihakana Yezu Kristo. Natwe rero iminsi mikuru yacu akenshi tujya twihakana Imana, tugakora ibidakwiye ku munsi w'Imana. Umuntu yihakana Imana ku buryo bubiri bw'ingenzi. Icya mbere ni amagambo, icya kabiri ni ibikorwa. Muri iyi minsi ntabwo wapfa kumva umuntu avuze ngo Imana ngewe sinyikunda, ntabwo wapfa kumva umuntu avuze ati ngewe Imana koko ndayanze urunuka, ngewe Imana koko sinyishaka, sinemera Imana. Ahubwo abenshi Imana tuyihakana mu bikorwa, bya bikorwa by'icuraburindi, ibikorwa by'umwijima, ibikorwa bibi koko by'ingeso mbi, ingeso mbi z'urukozasoni, ingeso mbi z'ubusinzi, ubusambanyi, n'izindi ngeso mbi zose zidutera kwihakana Yezu Kristo. Igihe cyose ndi umukristo, igihe cyose naho Yezu Kristo, ngahabwa Ukarisiya, mpinduka nanjye mwene wa Yezu Kristo. Nabyo umufilozofe yitwa Feuerbach yavugaga ati umuntu ahinduka icyo ariye. Nanjye sintere aba Bayahudi buye bapinze Yezu ngo usimwe na Yosefu, usimwe na mubaje Yosefu. Nuko rero bagatangira bakamupinga. Nanjye mba mwene wa Yezu Kristo igihe namuhawe, igihe numvise ijambo rye nkamuhabwa Ukarisiya, ngasanya n'abandi Ukarisiya, mpinduka mwene wa Yezu Kristo. Kuko abahawe Ukarisiya nyine, iyo wahawe Ukarisiya uhinduka Yezu, uba nka Yezu, uba Yezu, ubu ndi Kristo. Nguko rero ko nanjye igihe cyose nongeye gusubira mu mafuti mu byaha, nanjye mba ndi kumwihakana, nanjye mba ndi kumukorera nabi, nanjye mba ndi kumupinga. Ngiye iminsi mikuru iyo nahawe Ukarisiya nagiye mu misa, misa ni umunsi mukuru, cyane cyane noneho misa y'icyumweru. Iyo rero nahawe Yezu Kristo, nanjye mba nagiye mu munsi mukuru. Iyo rero nongeye kumupinga, nkava mu misa ndi gutongana, nkava mu misa ngasubira mu ngeso, ngasubira ku kanjye, aho nanjye koko ndi gutera Yezu ibuye, aho nanjye koko ya minsi mikuru sindi kuyimbaza, ahubwo ndi gukurura umubabaro, umunabi, aho gukurura ibyishimo. Igihe cyose napinze Yezu, nanjye mba ndi gukurura umubabaro, aho gukurura ibyishimo. Iyaba iminsi mikuru yacu natwe kwagiraga ibyishimo, iminsi mikuru yacu natwe tukayubaha, cyane cyane umunsi w'icyumweru. Ese umunsi w'icyumweru turacyawuhimbaza neza, turacyawubaha? Nabuze kongera kureba igihe umara, igihe wakoze iminsi mikuru. Ese nicyo gihe wagizemo amahoro? Ese nicyo gihe wagizemo ibyishimo? Akawa mugani waho mwana, mushiki wanjye niyubahwe. Ku bukwe bwa mushiki wanjye nibwo nishimye, nibwo nahaze, nibwo nariye ngahaga. Nawe mukristo muvandimwe, niwumva warabuze amahoro mu muryango,
uzashaka igihe cy'iminsi mikuru utumize inshuti n'abavandimwe ubararike koko wongera koko yibutse amateka gucungurwa kwawe, uyibutse ko Imana yagukoreye. Buri wese rero akagombye kugira igihe cyo kwibutsa iby'Imana yamukoreye, akaba yakora iminsi mikuru akarya cyangwa akanywa bitewe n'uko koko yashatse guhimbaza iminsi mikuru. Uhimbaza yubire, ugira icyo guhimbaza igihe wavukiye, ugira igihe cyo guhimbaza igihe wabatirijwe, wakomerejwe, n'indi minsi mikuru yose bitewe n'amateka ufitanye na Nyagasani, bitewe n'aho Nyagasani yagukuye. Uhahimbaza ryari, aho hano Nyagasani yagukuye ko hakomeye cyane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupfakazi umwe ngo yaramaze imyaka 10 abuze umufasha we, abuze umugabo we, abuze umutware we. Ubwo buri mwaka yakoraga anniversaire yo guhimbaza urupfu rw'umugabo we. Nuko rero ngo ageze ku mwaka wa 10 ngo akabako k'umupfakazi yari afite ibibazo bikomeye cyane by'abana bamutaye, cyane cyane umwana w'imfura koko wishomye ibiyobyabwenge akamuta akajya kure. Nuko rero ngo kera kabaye ngo ari guhimbaza anniversaire y'imyaka 10, umugabo koko amaze igihe yitabye Imana, atumiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bagire buryo bayihimbaza, bongere bibuke amateka y'uwo nyakwigendera, bibuke koko ibyiza yakoraga, dore ko arafite ibikorwa byinshi yakoraga mu muryango bahoraga bamwibukiraho. Nuko rero inshuti n'abavandimwe koko baza muri uwo munsi mukuru. Uko bazaga koko mu munsi mukuru bararyaga bakanywa bakishima, ariko noneho ku munsi mukuru wagera, nuko mu guhimbaza iyo sabukuru y'imyaka 10 umugabo yitabye Imana, wa mubyeyi koko yaratumije abantu benshi abo mu muryango, inshuti n'abavandimwe bose baraza kugira ngo bamugaragire. Nuko bamaze guhimbaza umunsi, bamaze kurya no kunywa, haza kugira igihe cyo gutanga kado. Ubwo mu muryango n'inshuti n'abavandimwe ngo bari bateguye amakado yo guhereza uwo mubyeyi koko mu rwego rwo kumushimira ibyo yakomeje no kwihangana ndetse no kumufata mu mugongo, kado ngizo zose. Nuko rero muri ibyo byishimo byo guhimbaza koko uwo mubyeyi no kumwibuka, inshuti n'abavandimwe bakazana kado bazaniye wa mubyeyi. Barazana kado, barazana kado, bazana kado, bakora umurongo wa kado. Ngo mu gutanga kado wa muhungu w'imfura nawe ngo yari yaje muri uwo munsi mukuru. Byumvikana nyine yari kurangiza agahita yisubira nk'uko arabimenyereye, yari yarabaye indariyo hirya kure. Nuko rero ngo najya ku murongo w'abari gutanga amakado, agiye ku murongo ubanza ari wabaye wa nyuma mu gutanga kado. Nyina yakira ya kado, nuko umuhungu amugeze imbere, ageze nyina imbere aratangira aturikararira, ararira bikomeye cyane. Ubwo na nyina nawe arakomeza ararira, n'abandi bose bari baje muri uwo bukwe barakomeza bararira. Buri wese yibaza nyine ibiri kuba, ariko bishoje ko nyina yarizwaga n'uburyo umuhungu yamutaye, n'abandi bose koko bakarira kuko umwana koko yabereye ikirara uwo mubyeyi, kandi ari wakagombye kumuhoza urupfu rwa se. Nuko bose koko umunsi mukuru ubu w'amarira. Nuko barakomeza ibirori, igihe cyaje kugera birarangira. Ibirori birangiye, wa mubyeyi koko ajya mu cyumba agiye guhambura ya makado. Nuko hambura amakado bamuzaniye, hamwe agasangamo ibitenge, ahandi agasangamo amagi, ahandi agasangamo amafaranga, ahandi agasangamo imyenda, ahandi agasangamo udukado twiza, udushusho n'ibindi byose kado bamuhaye. Ariko umubyeyi koko n'amarira yose akomeza n'amarira arira, kubera ngo agahinda yari afite ko umuhungu we, ngo kado y'umuhungu we ngo yihambuye nyuma kugira ngo umuhungu ataza kumurakarira, wa mubyeyi aza kuyihambura. Ngo amaze kuyihambura, bana atekereza koko ikintu cy'agaciro uyu musore we, uyu mwana we koko w'indara yaba yazingiyemo mama we, ese ni igitenge, ese ni amafaranga. Nuko wa mubyeyi yari guhambura ya kado, agiye kureba aratungurwa. Nawe yibaza ibintu bitunguye umubyeyi. Agiye kureba mwabyeyi mwe, asanga muri ya kado ayihambuye, asanga harimo udupaki 2. Bana atekereza ari utwiki, n'utwabombo se. Ngo hari harimo udupaki 2. Agapaki ka mbere kari agapaki k'agakingirizo, akandi gapaki ari agapaki k'itabi. Nuko umubyeyi neza yibaza hari gitira, amaze kubona ibyo bintu byari bifungiye muri iyo kado. Ngaho nawe tekereza uri umubyeyi ukabona uyu mwana koko aratinyutse niba yakoze, yongeye koko hambiremo ibi bintu bimeze bitya. Nuko umubyeyi koko ararira bikomeye cyane, ararira. Ariko muri uko kurira areba agapapuro kari hirya, kari kanditseho bishoboke icyo kado nyine ivuga. Nuko umubyeyi nyuma kwihanagura y'amarira asoma ibyari byanditse kuri agapapuro kari kazingiye muri ya kado. Ngo wa musore yanditsemo ngo, kuri mama nababaje igihe kirekire, sinashobora kuguhoza urupfu rwa papa, nagiye kubindara kure cyane. Uyu munsi rero niyemeje kugaruka, sinzongera kubindara, sinzongera kwishora mu ngeso mbi, sinzongera kwishora mu biyobyabwenge n'ikimenyimenye. Ngize intwaro narwanishaga, ngibi byari bintunze, ng'umwuga nakoraga, ibikoresho nakoreshaga ngibyo, ari itabi n'udukingirizo nakoreshaga, ndabikuzaniye mama ngo bitwike,
ngiki kimenyetso ko ntazongera gusubirayo. Ahasigaye mubyeyi wanjye umbabarire umpa imbabazi igihe cyose maze naraguhemukiye, ariko niyemeje kugaruka. Ahasigaye ngiye ibyo nari nkuzaniye, ngira ituro ryanjye ko ntazongera gusubira. Ngiki kimenyetso. Wa mubyeyi neza yongera aturikararira, ariko ari amarira y'ibyishimo. Nuko arangije ahobera umuhungu we kuko arishimiye ko agarutse, ndetse ko amuhaye n'izo ntwaro yakoresha kugira ngo azitwike. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko iminsi mikuru yacu agutubereye ibyishimo. Ese wowe nta ngeso ufite uhora ukorera wo mu bana? Nta mafuta ufite uhora ukorera mu bana? Ngo nawe umunsi w'ubukwe, ngo nawe umunsi w'ibirori uzazinge bya bintu byose, za ntwaro zose warwanishaga, ubundi uzimuha zitwike, umubwire utumbabarire nanjye umbabarire sinzasubira. Mugabo w'umugore, ni kangahe koko hari intwaro wabitsi wawe ugenda urwanisha? Nawe ku munsi mukuru wanyu, anniversaire yanyu, uzafata za ntwaro zihambire, ubundi uvuga uti ko utazongera gusubira na rimwe, ubundi usaba imbabazi. Usabye imbabazi arababarirwa. Ngiye iminsi mikuru yacu. Iminsi mikuru yacu yagombye kuba iminsi y'imbabazi, iminsi yo guhura na Nyagasani no guhura abavandimwe. Umunsi mukuru nyine ukitwa gahuza miryango. Abana bataye ababyeyi babo bakongera bakagaruka. Abantu bataye ingo, abagabo bataye ingo bakagenda bagatorongera bakongera bakagaruka. Kubera iki? Iminsi mikuru nyine ikongera kaduhuza, ukongera ukajya wibutsa koko igihe washyingiriwe, igihe waherewe ubupadiri, igihe wabatirijwe, igihe wakomerejwe, igihe cyose Nyagasani yagucungiye yakorokoye. Nuko rero kwibutsa amateka arimo imbabazi, ibintu bisharira wanyuzemo, ibintu bigoranye wanyuzemo, amateka akomeye wanyuzemo. Nuko ukongera ukaza ugasaba Nyagasani imbabazi aho yagukuye, ibyo Nyagasani yagukoreye, aho yahemukiye Nyagasani. Ngiyo yubire koko igihe cy'imbabazi, igihe cyo kwishima, igihe cyo gusubira mu mateka yacu aho Nyagasani yadukuye. Iminsi mikuru igatubera ko ku mwanya wo kubahisha Imana, iminsi mikuru igatubera umwanya wo guha Nyagasani kuzo n'icyubahiro, aho kumupinga nka bene wabo, aho kumupinga, aho kumusuzugura, aho tugahisha Nyagasani kuzo n'icyubahiro. Umunsi w'icyumweru rusubira umwanya koko wa Nyagasani, wo guha Nyagasani umutima wacu wose. Ibyari bidutunze byose tukabitura. Twumvise muri iki gitabo cy'Abalevi gutura, ijambo ituro. Nawe rero ujye ureba, erega ituro ntago ari amafaranga gusa, ntago ari ibikoresho gusa, ibyubaka kiliziya. Bishobora no gutura ikintu cyose cyasenyaga kiliziya. Ubundi nkavuga nti iki kintu sinzongera na rimwe gusenya kiliziya, sinzongera na rimwe gusenya urugo rwanjye. Ibintu byatuma ngasenya urugo ngaha ndabizanye. Abantu benshi tumenyereye amaturo yo kubaka, nyamara bishobora no gutura amaturo asenya nk'ikimenyetso nafashe cyuko nisubiyeho burundu, ko ntazasubira. Ubundi nkayatwika, ugatwika twa dukingirizo, ugatwika ya matabi, bya biyobyabwenge ukabijugunya, hehe no kuzongera ugira ute kubisubira. Nuko rero ukagira ibyishimo ku munsi wawe, umunsi mukuru, umunsi w'imbabazi, umunsi wo kwishimana n'abava, umunsi wo kurokora roho, umunsi ko kuva mu bucakara bw'ibiyobyabwenge, umunsi wo gusezerera itabi, umunsi wo gusezerera ibiyobyabwenge, umunsi wo gusezerera ingeso mbi z'urukozasoni, umunsi wo w'imbabazi, umunsi wo guhumura ubukristo, umunsi wo guhumura ubuyezu, umunsi wo kubahisha Nyagasani. Nguko gucungurwa kwacu. Buri wese aratekereze iminsi mikuru ukora. Niba utagiye ikora n'uburyarya, ukabeshya mu bana gusa ati ndagukunda, ariko se ni umukunda, bwa burozi koko wabuhishe, bwa burozi ukoresha umwica, umugira nabi, wabuzanye tukabutweka kuri uwo munsi mukuru. Twika ubwo burozi, twika ibyo bishitani, twika ibyo bishenzi, twika ibyo bintu byose koko bikujyana kure, bikakujyana kure y'urugo, bikakujyana kure y'abavandimwe, bikakujyana kure y'inshingano rufite. Ubitwike uyu munsi, maze koko rikubera ituro koko ryiza rinogera Imana. Gutura ibintu byose twakoreshaga, ibikoresho byose twarwanishaga, ibikoresho byose byicaga abana b'Imana, ukaza ukabimurika uti madame, mugabo wanjye, dore koko ibyo nakoreshaga bya bindi koko byakwicaga, ubu ndabizanye sinzasubira na rimwe. Umbabarire sinzasubira. Iminsi mikuru yacu iratubera iminsi y'ibyishimo ndetse no kuronka imbabazi z'Imana. Imana niyubahwe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Mana nje gusanga